Nugo hatagaragaye ikipe imwe cyane ariyo yari iri ku isoko cyane ariyo yagaragaje mu ino weekend kayifata twabonye ba breakinga twabonye batangaza n'amafoto ajya hanze ariyo kipe ya APR FC ikipe y'ingabo z'igihugu z'u Rwanda sibyo mvuga ngo bro natangaje muri no minsi kwa gatanu natangaje abakinya APR yaguze b'abanyarwanda mvuga n'amazina yabo abantu banera amabuye bavuga ngo amafaranga ngo duhemba ngo sayaso bavuga amagambo atandukanye ariko nirekanaga fact aba bakinya bavuye bakoraga iki mvuga ngo bavuye bashidikanya barashidikanywa yego esapera kakanya bakabaye ari bo yubira amaso ireba tururungano match list bwitariya ufashe ku munwa ariko mu gihe kibuga kitabigaragaza zakuvuga mu gihe analize zitabigaragaza zabivuga nzasesengura nabo bikosore imbere urumva babyeyi bayobozi twubaha kuko inaribonye mufite n'imyaka mufite yonyine twakwe kwibubahira ariko aka kanya iyi ni ikipe yacu dukunda mwene ubwo muvuga ngo murayikunda hari urwego muyikundaho n'ubushobozi muyikundaho ariko natwe nk'abanyarwanda hari undi rwego tuyikundaho kandi watwubahira yego ese niba nkuvuga ko ngere siporo nayikunze nyikubitirwa wowe akaba yarayikunze kubera ubushobozi washyizemo ari nk'umujaji ibyo bintu birangana oya niba ari ubushobozi reka twicare nk'abareyo twisuzume tuvuge ngo muri bike bihari tubirye gute umuturanyi n'umwe turi kuryana mu rugo rwacu twagahandura inzu ibintu biri mu rugo rwacu tukabyaza umusaruro aka kanya navuga gutya nubwo muvunyi ntabwo ari breaking news nta n'igishya kirimo avuga ko agiye kugura umwataka wa $30,000,000 Tadeo nawe akaba ari aho ngaho avuga ngo abareyo nyamuneka abareyo ikipe ni iyanyu mukanda akanyenyeri tugura abakinnyi urakoze urabitwibukije nk'umuyobozi uyoboye club ese muyobozi ko buri ibintu ngo zitukamo nkuru niba uri umuyobozi wa siporo hari imigabo n'imigambi mwatweretse muza kuyobora reyo tutirengagije komite mwaje musimbura ibyo yakoze muze kunyumva neza yagizeho Jean Fidel wa Yezu asigara vice president naho hari secretary naho hari akwana bati mu manager yizenguruka ese bayobozi nta kintu mwakigiramo akanye muri komite nimo abantu barenze 15 hari komite ya equipe hakaba na komite y'ikirenga y'umuryango ari yobowe na muvunyi ese nyamuneka sijya inde bavuga ngo ni bwa buro bwishi butaryoshya umusururu ngiye ndibuze kumeshininga ubuyobozi ba reyo mbere ko ndibwo buri amaso mu bitari kuba ndibabe ko nta bushobozi buhari mwe n'iki muri kwereka abareyo ngo bahere bavuga ngo wakuye mu rujijo ikindi kizera abareyo nzine bafite uyu munsi nuko bigira Imana Abedi twabrekinze kuwa gatanu ko ari kuva mu Burundi aza gusinya ese muramusinyisha yego mukomera bareyo muramusinyisha na kintu mwamuhaye ku gipindi gusa ntago bibaho Abedi ni umukinyi twavana umuhashyi n'umukinyi w'umuhanga yaciye muri polisi aca muri Kiyovu aka kanya ashakuye muri siporo afite n'uko kuza muri siporo mwe muramwereka iki ngo agiye motivation yo kuza muri siporo urashaka kuvuga ko bataramusinyisha amakuru ahari muri kuvuga ngo muzasinyi muri murakora amasezerano y'agateganyo ngo muzishyure abakinyi kuri siporo kuri Reyo Day ese amafaranga abateze kuri Reyo Day nanga iyo Reyo Day nta mukinyi mwamanuye mwakura abantu mu rugo none se ubundi murabizi neza ko Reyo Siporo ifite abakinyi b'abahanga ifite abakinyi bakomeye ntago bisaba kubihamagara barizana ese iyo Reyo Day iri gutegura n'abakinyi turi kubona uyu munsi agashya nakaye agashya nakaye kuri iyo tapi y'umutuku uzatambutsa honde uzahurusa bareyo ngo niyo nkize gutanga amafaranga nabo hari amasezerano y'agateganyo babashe kwishyurwa ibihe byiza wowe ukunda wowe ubana natwe wowe tubana umunsi ku munsi hano kuri Big Man Rwanda nizere ko mumeze neza nizere ko weekend irangiye neza amajyepfo amajyaruguru
uburasirazuba n'uburengerazuba ndetse n'ahangaha mu mujyi wa Kigali aha twicaye nyine no mu Nyenyeri bare nizere ko umuhibuka no kuhagana. Yes, ibihe biba bitambutse ari byinshi, iminsi igenda yicumacuma. Abanyarwandakazi niba utameze neza senga Imana. Uyu munsi biranga, uyu munsi uburi hasi, uyu munsi ubuzima wabwanze, ariko burya igihe kirabihindura, ejo bigahinduka, ibintu bikaba bimeze neza. Kuri mikoro na kamera za Big Man Rwanda rero ntago ngiye uri kumva ndi Zebra Switch, ariko sinaje njyenyine, nazanye n'umusore w'uwo Rwagasabo. Nongera gusuhuza abadukurikiye kuri Big Man Rwanda, no kuri ndabashimira nanabasuhuza aho uherereye hose ukurikira Big Man Rwanda. Mwumve ko ngusuje kandi mbikuye ku mutima, kuko support yanyu ndi kwibona, urukundo muri kurubona, muri kunyereka yuko muri kumwe nanjye. Zebra Switch, w'amakuru yawe weekend yagenze gute? Weekend yari imeze neza. Wahirire he? Kubona harimo muvuma zitandukanye. Oya njye naririye muri famille. Bura nta kintu kiza nko guspendinga weekend with your family. Ngiye sinzi ngo nduhuka ryari. Njye ndi mu kazi, weekend yagenze neza bitewe n'ibyo nkora. Abatugana barabashije kubona kunameze neza, urumva ko ari ibintu byiza cyane, service nziza. Numva nyine buri ikintu cya mbere ikora ibintu bikagenda neza, nawe wumva ko ibyo ukora nyine ari sawa cyane, urumva nta kintu kiruta ibyo. Wa mujyo turimo ngo dusuza abadukurikiye, nibaza ngo ese niba twe abanyarwanda dushobora kuba hari intumbero dufite mu buzima butandukanye, shaka gutera imbere, woze bushaka gutera imbere, niko navuga Binovia, niko navuga Skate n'abandi batandukanye, n'abandi bose bayira n'abandi batandukanye. Ese nibaza ngo ko mu gisata cya siporo cyangwa muri showbiz nyarwanda, kuki gufatanya kwacu kuri kugaragara ko ari gukeya, hagaramo kwikunda, hagaramo kuba selfish cyane, biterwa n'iki? Twinjire mu mwandiko. Hanjye ntago mbizi. Weekend rero irangiye, ntago hagiye haboneka amakuru menshi cyane ya siporo, ariko byanga byakunda nka Big Man haba hari amakuru nk'umutasi wigererayo uba waragiye umenya. Ntago nsubije tutinjiramo gato mu mwandiko. Ndi kukubaza kuki hagati muri siporo cyangwa muri showbiz nyarwanda tubamo, kuki nabo ufatanye ugaragara cyane, ahubwo arimo kuma amadwere guhangana ukasa abantu nyine mwawo biba mu byo bintu biterwa n'iki? Subiza ahantu twinjira. Ntago mbizi. Oya uko bihunga ese nukwikunda dushaka indonye byashoboka byose by'umuntu yatekereza ku ruhande rwe, ngiye mpamya ko ari ukuri. Uti gute sibyo? Nimba urabona izi mbuga nkoranyambaga zisigaye zitunze abantu benshi, sibyo? Aka kanya nta kintu umuntu atakora ngo agire gute amenyekane cyangwa arye, sibyo? Abona icyo kurya, urumva? Rero ngewe ntekereza ko biramutse bitarimo urwangano, buriya showbiz ubundi habaga ari uguhangana kutarimo inzanga, ariko ibintu byarahindutse. Kera twabonaga umuraperi asuzanya n'umuraperi mugenzi we mu ndirimbo, kandi byakoraga bigatanga umusaruro. Ariko ubu ngubu bakanahura bakaganira bakaba inshuti, ariko ubusanga ahubwo noneho aho ndaciye hacisha umuriro. Niyo mpamvu nge ntago ndajya kuvuga ngo nzi impamvu ibitera, ahubwo nihindagurika hari wenda ry'ibihe n'isi duhindura n'abantu barahinduka cyane, ko nyine urumva nimba umuntu nta kintu atakora ngo abeho, why not? Gusa si bikwiriye, ntago bikwiriye, ntago bikwiriye. U Rwanda turi mu muryo umwe w'abanyarwanda, ubumwe bw'abanyarwanda, ari byo tuhora dushishikariza urubyiruko, abanyarwanda n'abandi bose bagenda babigore kuko biboneye. Bariya bo umva, bariya no kubacana umuntu paka utazima, kuko niba ushobora imyaka 51 ishize u Rwanda ruteye imbere, ukikomanga mu gatuza k'ibyo bintu utabibona, ugashaka no gusenya ibyagezweho. Twe rero dushinzwe kurinda ibyagezweho nk'abana b'u Rwanda. Inshuti yanjye ntabwo twakorohera, aho uri wowe wumve ko iyo myumvire yawe, ubuyobe bwawe ugomba kubyigumanira ku murongo turimo no gushaka iterambere, twubaka igihugu cyacu, twubaka ejo hazaza hacu nk'urubyiruko. Wowe urinde w'imyaka 80 70 za diabete yishe n'imivuduko yishe, ushaka gusenya u Rwanda rugezeho. Nako sa mugani Big Man, tukiri kuri icyo kintu, ubona bariya abantu baba bashaka kuyobya urubyiruko, muri make babagamije ubundi se biterwa n'iki? Ikintu navuga kibitera, hari ikintu bita guhunga amateka. Guhunga amateka ni igihe ya mateka baragizemo uruhare kandi amateka batari meza. Tuzabaye ku igihugu cyacu, icyenda kana amabarego yabaye muri Rwanda, hari abagize uruhare muri iki gikorwa navuga ngo kigayitse cy'ubugwari. None wa muntu wagizemo uruhare kugira ngo ahunga uwo mwambaro, ashaka kugira ngo yambike isura nziza kandi azukuri ko ibyakoze,
agashaka kugira ngo yereke rwa rubyiruko ko arengana, ahubwo we ari umuntu mwiza bakamwumvishe asangiza ubwo abantu ubuyobe bwe cyangwa nakita ngo n'uburindagizi ko nakuri baba bafite. Noneho ukajya ugasanga bagiye barashaje, ariko za ngengabitekerezo za ideology mbi zamaze kugera no mu bana babo. Hasi ubwo babumva urakoze. Njya mvuga ngo ntago baricaye ku biro bibi ngo utange nawe ube urubuto rwiza. Niba ushaka kuba hari amashereka wose ukonga bagutongera umwana u Rwanda ni rubi ntago bari kuyoba ari beza, ya virusi ya myumvire mibi uzayikurana. Wa mwana abana ababyeyi niba mugabure niba mwishyura ishuri bya virusi bamwumvisha mu mitekerereze ye azazakira. Nibwo buzima bamo. Navuga ngo rero aho urubyiruko rw'u Rwanda rugeze twamaze gushishura, tumaze kwibanira ukuri. Aba bana tubagira inama. Tumaze kwibanira ukuri. Icyo nabwira abo bana, abo bana barimo bararogwa n'abo bantu bari gusaza, ejo bazataha, ariko uwo mwana bari kuroga ni umujyambere no kubatura u Rwanda. Yamuneka mwana ubwirwa izo virusi, wanduzwe amateka mabi, ubwirwa ibintu bitariho, irebere shishoza. Uru Rwanda turimo ntago barudukobye. Hari imbaraga zaruharaniye uyu munsi zikaba zinagihari zitegwe kururinda. Wowe wandura izo virusi hari wemerewe kubika ukaganirizwa ukajya ku murongo. Babwira ngo rero rubyiruko dushishikazwe no gushaka iterambere, twubaka u Rwanda rw'ejo hazaza, tubwo dushaka duteza imbere. Nyamuneka ubeho neza, urye neza, wambare neza, reba kuntu ungana. Iki ni igihugu cyiza, mbikesha igihugu cyiza, imiyoborere myiza. Urugero rw'imburya ukaryama kuvuga n'amasasu abasa gutya man abarambaye gutya nawe yareka ubu ngubu wakabaye narebe ko uru Rwanda turimo nawe utarwifuza. Nge ndipo duko ndi umunyarwanda nitwa Big Man umusore rwa Gasabo. Bro nago munitwerere ibintu bitari proud cyangwa bitari byiza. Kuba nitera ngo ndi Big Man umusore urwa Gasabo nuko numva u Rwanda ndi proud yarwo. Nawe uri hanze rero uri mu buyobe taho u Rwanda ruragendwa amanywa nijoro. Tuzababwira se kugeza ryari muzaze cyangwa mu byihorere ikigenze muri wa mujyi wa siporo. Babwira ngo ino weekend itambutse havuzwemo byinshi, nubwo hatagaragaye ikipe imwe cyane ariyo yari iri ku isoko cyane, ariyo yagaragaje mu ino weekend kayifata. Twabonye ba breakinga, twabonye batangaza n'amafoto ajya hanze, ariyo kipe ya APR FC, ikipe y'ingabo z'igihugu z'u Rwanda, sibyo? Mvuga ngo bro natangaje muri no minsi kwa gatanu natangaje abakinya APR yaguze b'abanyarwanda, mvuga n'amazina yabo, abantu banera amabuye bavuga ngo amafaranga ngo duhemba ngo sayaso, bavuga amagambo atandukanye. Ariko nirekanaga fact aba bakinya bavuye bakoraga iki? Ese APR abakinya ikeneye aka kanya ni bano mwanyumva. APR intego y'aka kanya ishaka ni ikintu bita amatsinda. Bro rokari mwana mu rugo irabikora. Fana siporo ariko ntabwo nkwiye kuri kwa APR n'ibintu ikora. Ni ikipe ikomeye hano mu Rwanda. Ese niba ikomeye mu Rwanda tumaze kubona ibyo ukora mu Rwanda bikomveka buri umwe cyangwa rwa byita amandi mazina yitwara ibikombe, imisifurire, imbaraga zindi, no sibyo ndeba. Ahubwo ndavuga ngo yagitwaye. Ese yandizo mbaraga ishyiramo yo yashyizemo. Mwibaza ngo navuze bari abakinnyi batanu, mvuga ubusesenguzi bwanjye nka Big Man kandi nundi yose yanyumva. Singomba kumva ibintu kimwe namwe. Akanye nkavuga ngo niba yaranyeretse abakinnyi batanu, mvuga ngo habavuye barashidikanywa. Ese APR akakanya bakabaye ari bo yubura amaso ireba, twarabyibazaga. Akakanya mvuga ngo ndagarutse mbabwira ngo ngewe mfite uko numva ibitekerezo byanjye, mfite uko amahita numva ibintu, singomba kubyumva nawe. Kandi ntabwo binashimangiye. Tugomba ni siporo tukuganira, ntabwo ari politike. Ba politike banditse dusanga rimwe rimwe politike ari imirongo igira itagomba kurenga, ariko siporo cyangwa abasportifu hari umurongo batarenga ubusesenguzi bwabo. Oya ni fair play. So reke nababwira siporo si intambara, siporo no kuganira kandi ikazamo na fair play. Uko numva ibintu uko nakora narize yanjye siko rigajiga nayo byumva, siko wasira byumva, siko jangwana byumva. Nje nka Big Man ifite uko numva ibintu nawo ubyumva hugo sesengura uvuga ngo mbyumva gutya nanjye kandi navuze ko mbyumva. So rero APR twabonye amafoto ajya hanze, perezida wayo asinyisha abakinnyi, harimo abandi natangaje batanu, ariko akarimo n'umunya Burkina Faso navuga ngo imyaka 21 bro match respect. Nje ntago ndo umufana w'umuza nguni, nje ndi umusesenguzi kandi ugira ikipe mfana, nzabaho kuri komande zombi. Muri siporo nzabwira ibirimo ngiye no kubigaruka mu kanya, mbwira abantu bari kumbeshya ko ubeshya abanyarwanda babeshya kabiri. Naje mbyitseho mvuga ko APR rero ejo ku cyumweru twabonye amafoto ajya hanze, abakinnyi barasinye bande batana kubwiye, harimo Hakimu Bugingo, harimo Haji,
harimo umunyezamu wa Dolphe wavuye muri Kigali n'abandi batandukanye mvuga ngo abo ngabo bitewe na filozofi zabo wenda ngewe amaso y'ubusenguzi nareba nabi niyo bakwiye tuzabibona football nago ikibuga nago kijya ruswa sibyo abo nabo meshininze nibajya mu kibuga bakabikora nge nzavuga ati bro tururungano match iri Victoria ufashe ku munwa ariko mu gihe kibuga kitabigaragaza nzakuvuga mu gihe analize zitabigaragaza zabivuga zasisembura nabo bikosore mbere urumva kuna ngo ngo match baguciye kuri gatatu bagutse igitego ikosa rero rikoze kandi nabivuze mbere kukurokirita uzanyumve mvuga ngo raperi yasinyishije ni byiza ariko match respect ku munyaburkina Faso mwasinyishije urambaye aciye kuri nimero 10 umukinnyi mwiza twabonye parikuru ye aho yatambutse nahavuye yagaragaje ko ari umukinnyi wagikina atanga muri aperi kandi uko twabonye mwataka nimero 10 twamushidikanyagaho ariko amaze kwiyadabuta yagaragaje urwego rwe we ni bakinnyi dukeneye barakinnyi dukeneye urambukiye Simba ni amushaka yashagaye Tanzania amaraga n'ubuyobozi bwa Simba nuko ari umukinnyi babonye ko ari ikintu bamubonamo ese niba tuvuga ngo Simba igeza ishaka kurambagiza muri aperi nuko iyo rekritoma aperi yakoze n'abakinnyi mpuzamahanga cyangwa n'abantu barebera hanze umupira babona ko ari rekritoma ikomeye kandi kwiye ese ubu niba morokirise nuza uwo nguwe bugingo akimu nahagira guha Simba irabashaka ese ko twakotinza abo bakinnyi irabazi se Simba irabazi ariko uyu nguyu umukinnyi wanyu yamaze kugaragara ko mpuzamahanga ko bamwifashisha Simba ni ikipe ifite inuza delegation nini irambagiza abakinnyi niyo bubura amaso mu Rwanda haricyo babonye muri umukinnyi wa peri reka tuvuve ngo tubyubahe ariko nabo baguze badashoboka babyumve kandi igikiza bigaragaza icyo nkundira football nagirya ruswa ikibuga cyo bigaragaza baro ifiganyerera ese baro yifunze wa 2 3 tuba tukubeshyera mvuga ngo rero aperi kude chapeau warasinyishije ugiye gusokera igihugu cyo twifuza nk'abanyarwanda rega ni intsinzi dukompetana mu Rwanda ako dusokera igihugu twifuriza intsinzi kuko tumaze kwimana u Rwanda tugatsinda havuga u Rwanda ngo ikipe mu Rwanda aperi ikipe mu Rwanda Sport yatsinze ikipe muri South Africa iyo nindi shema twebwe nk'abanyarwanda dukora ibintu byateza igihugu cyacu imbere ako tuva ngo ibipfa tuzakoma amashyi dusigirize ngo ngo badushime ngo twinje ku stade ngo badukomera amashyi ngo big man ngo vuga pe neza uwo mujyo si wo ndimo nuzamagara umbwira ibintu nashaka kumva icyo nazakora ni ukora ibigize icyaha nibasira umuntu ariko nzavuga ibera mu kibuga mwereke facte football twarikinnye twayibayemo turayizi niba umukinnyi ashaka kumara akina kuri nomero 10 akamasezerano ibitego bitanu afite nimva ko ari umukinnyi w'umuswa uzanira amabuye tuzi bagenzi afite 15 n'umuswa urakoze rero mvuga ngo aperi abafana b'aperi muri muragura abakinnyi bo mpuzamahanga match respect kuko nabakinnyi baba batekerejweho ariko vango ngiye nguze mu defenseur wari myuga wari mu bencheri nguze gatora mu bencheri avuye mu kipe ngo mpeta nayo wetwaye igikombe ese uyirokirita gute uyirusha imbaraga agashyo ugiye kurema muri ibyo kintu nakahe ikipe ni gutwaye igikombe uvata umukinnyi yarangashije reka mu gihe mu cyo kuvuga ngo reka mubatware nange zabakasi kubwo ikipe byose utwaye ibikombe bibiri byikurikiranya adversary wawe usubiye inyuma ugiye no wundi kuvuga ngo nubundi no gukubita umuntu wahutse ugiye kumurokiritamo ntabyo ni ikindi kibazo so mvuga rero ngo apere abanyabakinnyi bo manyamahanga bo bamaze kugaragaza urwego rwabo ari bo bahari kandi nje nifuza ngiye nuko mwagura abakinnyi baza gutanga challenge mu Rwanda abacu bakabigiraho bigatanga umusaruro kipe cyo bigakomera ibyo byose turabibona nta kipe cyo dufite kubera iki nabakinnyi bafite competition bahari batanga umusaruro rero nkomeza n'ubundi mabwira ngo igihe kizabigaragaza ni mu kibuga bibera naga ari mu cyumba ngo nagabana bazabibona abana meshoninze niba bikora nanjye nzica kuri big man mvuga ati basore banjye courage nkidekaraye mugaragaza cyo mushoboye sorry nuwo mujyo rero n'ubundi mama siporo ni yacu iyo wabufana yose yo n'abafana yose ariko dore muri siporo nyarwanda kandi turabanyarwanda kandi tugomba kuvuga uko wumva ibintu nkavuga uko mbyumva ubwo tugahuriza mu bitekerezo n'inama wama cyangwa n'inyunganizi wama so rero n'ubundi na kwa gatanu nakoze ikiganiro mvuga uburyo re siporo iri mitegwa gusinyisha abakinnyi ariko dufite ubwoba yuko ese ko ari kurambagiza ariko gusinyisha bikaba ikibazo mberekana amafaranga amwe agiye kuva agiye kuva muri Canal Plus andi akava muri Skol ari umuterankunga wa siporo mukuru ariko harimo ikibazo mutaza kurenza ingoyi abafana ba Sport muze kwicara muzanye ukuri komite dufite aka kanya
ubwayo turabona amanama y'urudaca mu gitondo habaye inama nimugoroba habaye inama saa cyenda habaye inama kuri hoteli no habaye inama babyeyi bayobozi twubaha kuko inaribonye mufite n'imyaka mufite yonyine twakwe kwiyubahira ariko aka kanya iyi ni ikipe yacu dukunda mwe nubwo muvuga murayikunda hari urwego muyikundaho n'ubushobozi muyikundaho ariko natwe nk'abanyarwanda hari urundi rwego tuyikundaho kandi watwubahira yego ese niba nkuvuga ko ngere siporo nayikunze nyikubitirwa wowe ukaba warayikunze kubera ubushobozi washyizemo ari nk'umujaji ibyo bintu birangana oya niba ari ubushobozi ni reka twicare nk'abareyo twisuzume tuvuge ngo muri bike bihari tubirye gute umuturanyi numva turi kuryana mu rugo rwacu twagahandura inzu biri mu rugo rwacu tukabyaza umusaruro aka kanya navuga gutya nubwo muvunyi ntabwo ari breaking news nta n'igishya kirimo avuga ko agiye kugura umwataka wa $30 Tadeo nawe akaba ari aho ngaho avuga ngo abareyo nyamuneka abareyo ikipe ni iyanyu mukanda akanyenyeri tugura abakinnyi urakoze urabitwibukije nk'umuyobozi uyoboye club ese muyobozi ko buri ibintu ngo zitukwamo nkuru niba uri umuyobozi wa siporo hari imigabo n'imigambi mwatweretse muza kuyobora reyo tutirengagije komite mwaje musimbura ibyo yakoze muze kunyumva neza yagizeho Jean Fidel wa Yezu asigara vice president naho hari secretary naho hari akwana abatimu manager yizenguruka ese bayobozi nta kintu mwakigiramo akanye muri komite nimo abantu barenze 15 hari komite ya equipe hakaba na komite y'ikirenga y'umuryango ari yobowe na muvunyi ese nyamuneka sijya inde bavuga ngo ni bwa buro bwishi butaryoshya umusururu ngiye ndibuze kumeshininga abayobozi ba reyo mbere ko ndibwo buri amaso mu bitari kuba ndibaza ko nta bushobozi buhari mwe n'iki muri kwereka abareyo ngo bahere bavuga ngo bakwiye mu rujijo ikindi cyizera abareyo nzine bafite uyu munsi nuko bigira imana Abedi twabrekinze kuwa gatanu ko ari kuva mu Burundi aza gusinya ese muramusinyisha yego mukomera abareyo muramusinyisha nta kintu mwamuhaye ku gipindi gusa ntago bibaho Abedi ni umukinnyi twavana umuhashyi ni umukinnyi w'umuhanga yaciye muri polisi aca muri Kiyovu aka kanya ashaka muri siporo afite n'uko kuza muri siporo mwe muramwereka iki ngo agiye motivation yo kuza muri siporo ushatse kuvuga ko bataramusinyisha amakuru ahari muri kuvuga ngo muzasinyi muri murakora amasezerano y'agateganyo ngo muzishyure abakinnyi kuri siporo kuri Rayon Day ese amafaranga abateze kuri Rayon Day nanga iyo Rayon Day nta mukinnyi mwamanuye mwakura abantu mu rugo none se ubundi murabizi neza ko Rayon Siporo ifite abakinnyi b'abahanga ifite abakinnyi bakomeye ntago bisaba kubihamagara barizana ese iyo Rayon Day iri gutegura n'abakinnyi turi kubona uyu munsi agashya nakaye agashya nakaye kuri iyo tapi y'umutuku uzatambutsa honde uzahurusa abareyo ngo niyo nkize gutanga amafaranga nabo hari amasezerano y'agateganyo babashe kwishyurwa wowe n'abandi bakire baze gutambikamo sindi buvuge ko Rayon Siporo n'abanyamakuru bagenzi benshi kuvuga amazina ngo yubakiye ku kinyoma kubera yuko tuzi nubwo za Fidel yaguze abakinnyi bagaferinga cyangwa bakabugora bafite imvune ariko baraguzwe yego kandi batanze n'umusaruro ibyumweru 2 tubwira abanyarwanda ko Rayon Siporo hari abakinnyi yaganiriye nabo ariko tukabura gusinyisha tukabura igurengero ryabo ese nyamuneka ngayo nguko APRF ziri gusinyisha APR iri gusinyisha bagiye gutangira imibare imari kuzamuka APR igize ku rwego rwa 99 rw'abakinnyi ngomba gusohokana bese by'urutonde aka kanya yarutanga Rayon Siporo yacu bimeze bite ubagahinda nikagiye kuduta ishyanga nikagiye kutubunga imitima ndasigara mbasengera ese amasengesho tuyadusaba yaba rubakenewe ngira abareyo
iyi kipe tuyikunda nta kiguzi twarayikubitiwe turya inyama ku munsi wa mbere ari ibiteye mwareka tugakanda akanyenyeri nyamuneka ese akanyenyeri tugakanda ko karagura bangahe ko tuzi urwego rwacu icyo nasaba abayobozi ba rero ako ngira ngo numvishe n'abareyo inama Bakame yaduhaye nawe ambwira yuko ashobora kuba atarabona ibiceri mba ngira ngo nkotinga abantu bamenye ngo ibi bintu tubamo bimeze bite reka nzamwumvishe ijwi rya Bakame avuga neza agira inama ya Rayon Sports ngo nyamuneka ibi bintu murimo hari icyo bisaba kugira ngo muhagarare u Rwanda kugira musohokere igihugu neza ibirabasaba iki reka Bakame aduha inama ye muze kumva neza ko uyu muri Jendi yaciye muri APR yaciye muri Atarako aca muri Sport hari ibikombe yabesheje twagiye mu matsinda ku bwa Bakame tujya mu kimwe cya kane kubera Bakame uretse zombi inama ari guhana amakipe mu Rwanda yikomanga mu gatuza ngarakomeye ariko yasohokera igihugu kubera imigurire yayo ugasanga birashe mu mutwe hari icyizere ukurikije uko ziri kwibaka zombi ari ebyiri mu bihe bizaza abanyarwanda bazongera bishime reka mvuge kuri njye ku giti cyanjye cyangwa se kuri ekipe nk'uko uvuze ngo Rayon Sports ashaka kuvuga ko parasime ntabwo sindajya muri Rayon Sports 100% kuko ntibiratangazwa ntibiraba official ariko reka ntange nk'inama n'undi nama umuntu yagakwiye gutanga ekipe nizirekirita neza kuri Rayon Sports na APR zikarekirita neza ku giti cyanjye zikabasha kubona umwanya wa preparation amamatch amicale wumvishe cyo gihe Sport gifite mbona amahirwe abahari kuko ubu ngubu bisigaye byoroshye kujya mu matsinda kuko ni match imwe ebyiri cyangwa ugasanga ikipe isanze mu matsinda so rero numva ko habayeho kwikosantra bagategurwa mu buryo bwiza bakabona mu match amicale abakinnyi beza kujya mu matsinda bisigaye byoroshye kuri njyewe niko mbibona kwitwa Rayon Sports tuvugana nawe ubu yari Bakame ari we umwaka ubwo tajatangazwa ari uzaba ari mutoza abazamu wa Rayon Sports no muri Jendi wabo yatwaye shampiyona ebyiri ajya no mu matsinda champion ya Confederation Cup Rayon Sports bafite ari umunyezamu rafite hari icyo yazana muri room ya Rayon Sports birasaba yuko biza gukora iki nibaze kwicara sasa inzobe bavuge ngo nagiye dufite ibyo dukora tubikore kare birasaba yuko ngo n'ubumwe bw'abareyo muza gushyira hamwe ese amafaranga niba ashobora kuza ari make mwe nka komite ya Sport nimufata iya mbere muvuga ngo dushake igisubizo mukomeza guteza polemique mu Rayon Sports babibazaho ese ibyo muza gukora n'ibitabahira nyamuneka ni mwarigaragaje kare gutinda kurokirita ukanurokirita nabi awishyize mu ntambwe 18 kwa Rayon Sports bya bavuga ngo utinda mu nyamugacyura gatwara ibigufwa amagufa none n'abakinnyi bahari aka kanya nshaka kubabwira bashaka gusisa amasezerano kubera iki ya komite itari kwerekana ikintu gihari nk'uwo basa navuga ati ngewe mureke mbishyura umwaka n'insigaranye kubera iki abavuga ati nta cyizere ndi kubona yuko iyi Rayon Sports ihari itari kugura umwaka utahiza bimeze gute nyamuneka rero bareyo nayo makuru ari muri Sport ariko n'ubundi nyibabwira ngo iyo Sport nijya yibura imigozi zirika nijya yiburira uyu munsi kuwa mbere mushaka kumva breaking news ko Bigirimana Abedi asinye kuko niwe muntu uri kuri afishe ya mbere uri gushakishwa kugira ngo ira Mediane Sport izabikomeye kuko buriye niba hari ikintu cya mbere uyu udafite Mediane udafite abawinga ikipe yawe nta kintu bifite bitukabeshyanye defenseur wayikora umuzamu wamukora ariko udafite bamaba meza udafite Mediane nziza udafite umufinisha mwiza uburi kuvunjisha nta kintu wageraho bitukabeshyane mvuye ngo Sport ngo ifite ngo bigiramo ngo bera mahira Bedi ngo yabitsinda oya twabonye faringanye bro numufinisha muri bareshate ebyiri zo ziri mwizamu we ne wasokera igihugu we ne washyira ikipe mu matsinda Abedi ni wacu turamwemera yasigaye ku rugo neza muri bitanatsinamo kimwe arimo arazamu urwego kandi kudesha ni umunyarwanda twubaha yese abana hamagaga no mu Mavubi nuko ikintu yari yazamutse mu rwego rwe mvuga ngo Rayon Sports dukomeze duhanga amaso komite kuko niyo ya mbere igomba kuduha urufunguzo niyo igomba kutwereka icyo tugomba gukora hari icyo yakoze akanya rero ninabwiye ko imyitozo iri busubukurwe mu Nzove kuri wa mbere
natungwa no kumva ko Rayon Sports n'ubundi yasohoye version ya kabiri ivuga ngo izasuka imyitozo kutera 30. Bamaze kubona yuko bari bihutishije nta kintu bafite, nta mukinnyi uza kuri imyitozo. Ese wakora imyitozo nta mukinnyi nyine? Nta mukinnyi uhamagaye. Presse wenyine wo mu Burundi nawe uhamagaje ko iki cyumweru ari bugere mu Rwanda eri kuzikora n'imyitozo n'abari abakinnyi batavuga ngo nago turi kubona ishusho nyayo ya ejo hazaza. Rero mudufashe mudukure mu rujijo, tubwire abanyarwanda amakuru ahari. Ni mu breaking abakinnyi 2 3 basanga bahari, hari umujyi turimo ngo iki cyizere turabona ko hari icyo byadusigira. Polisi iri kwitegura, izo za Kiyovu nazo ziratuje, ahubwo tuzi ngo umunsi zituzanyije iki. Twabonye Mukura imurika imyenda muri weekend, umwambaro mwiza. Nshimira uyu Mukura imwe akora utuntu twe neza, nubwo umutoza wanyu Rayon Sports yamutwaye, ariko ntabwo ari urwego rwanyu, umutoza n'umuhanga. Ingongo akarota kandi karakamira ibisanzwe, ariko mwagaragaje umwambaro mwiza. Match respect team Mukura rwose ni umwenda mwiza. Twabonye abakobwa beza barimo barawambara bawumurika, babwira ngo utanze mu isoko agutanga no guhaha neza. Buriya Mukura bayidekaraye mu bushobozi bwayo bukeya. Ibakubisa akantu ngo ndahari kawuvati ku mugano sikayiti kawuvati mukasikayiti n'uyu bati kawuvati. Buriya Mukura bayerekanye ko ihari kandi yarabazenyeje no mwaka ya peri yatsinzweho. Rayon Sports ni ibindi bindi twayikuyeho mu cyamahoro mukona nta nkuru, n'ubundi ya Mukura irahari niva mu 3 ariko n'ubundi irahari. Mvuga ngo rero na byacitse muri Sport, ariko dufite ubwoba nk'abareyo. Ubwo dufite nk'abareyo wanyumva tuzasohoka. Kandi gusohoka bisaba ko abakinnyi waguze bagomba kuba bamaze igihe bakinana bamenyeranye kugira ngo huze n'umukino. Ese mutoza wa Rayon niba kugura abakinnyi abo iminsi 3 nubwo uri umuhanga wabampurika iki mu kibuga ko bajya bagongana ubw'ababaro bakayipasanya bakabatsinda kubera kutamenyerana? Nabahanga ariko tushenaga umukino mu kibuga uri guhura. So rero mbashimira nagaruka amakuru meza kuri Big Man Rwanda, mukomeze kudukunda, turi gutohoza akanya n'akanya. Ndarekura breaking news mbabwira yuko ari amakuru Rayon Sports duhaye. Mu gihe nakora ikiganiro kuri TikTok yanjye nitwa Big Man official 150. Waza ukabira amakuru matambutsa kugira ngo n'ubundi za nkoranyambaga zacu mukomeze kumenya amakuru ahari. Ese turatangaza iki? Ese wamenye iki akanya gihari nibiri kuvugwa nabibasangiza. Na handi nicaye ni muri Nyeri Bare Restaurant Kagugu. Ushaka gusohokera heza, ushaka gukora ibiganiro, ushaka kuba ufite bad shower, anniversary, by the way n'ivyo ratera turakudekorera ugatera umwana ivi kuko burano bava ngo gutera ivi si umuco w'Abanyarwanda, ariko buri rukundo na amarangamutima were kuwukunda. Ufite rero umukunzi wawe ukene kumusohokana, ufite service nziza, nyamuneka bura gutera ivi, ntabwo gutera ivi nagaciro nakwambika impeta, ariko ntabwo nari kubita hasi. Nagaciro ukunda, ariko nugatara umuco wanyu reka tumaze gusirimuka Abanyarwanda bafashe imico y'amahanga. Bivuga iki subone? Gutera ivi ni ikimenyetso kigaragaza gupropose umubano uwo washimye mu bandi. So nabashimira rero Nyeri Bare ni Kagugu, nababwiye service tutanga, uzikeneye tujoininge nyamuneka turiho ku bwanyu kandi tuzaba service nziza. Ndabakunda cyane, nakagaruka kuri Big Man Rwanda, inyuma ya kamera ni Zebra Switch. Turakunda cyane.